Imana ishimwe ko iduhaye umunsi mwiza aho twibuka ko Imana ubwayo yambaye umubiri. Haleluya. Izanywe no kugushaka wowe nanjye. Imana nishimwe. Reka dufatanye gusenga dushima Imana hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Data, turagushimye ko mu bagize umugisha wo kukumenya natwe turimo, waraturembuje abahoze ari abanyabyaha rwimbi, utugirira neza, uratwimenyekanisha. Uyu munsi ntago twaje guserebra icyo isi yise Noheli nk'umunsi wo kwambara no kurya biraho gusa, ahubwo twaje guhimbaza ko wambaye umubiri ugahinduka umuntu, ugasiga ubumana bwawe n'icyubahiro cyawe, uje gushaka njyewe na bene data, ukadupfira ku musaraba. Tuguhaye icyubahiro. Ndagushimira ko hari abo wakoze ku maso tukamenya icyo wakoze mu buzima bwacu. Turasenze kugira ngo uyu munsi turimo tubyibuka, ukore ku maso y'abavandimwe bacu, ukore ku maso ya bene wacu, ukore ku maso y'abo duteranye hano n'abo duteranye bari kure, ukore ku maso ya bene wacu mwami w'abami, kugira ngo gitwikirizo umwanzi Satani adutwikiriza, kugira ngo mu cyo butumwa bwiza utaturasira gicike uyu mwanya, maze ijambo ryawe n'igikorwa wakoze ku musaraba i Golgota bigira umwanya mu mitima yacu. Tuguhaye abo bahungu n'abo bakobwa bagukunda ariko batarasobanukirwa, tuguhaye abo bahungu n'abakobwa bagukunda bamaze guteraho agatambwe, abo turimo, abo twibuka ko twaguzwe amaraso, natwe turakwihaye ngo wongere utwishurire, duhishurire urukundo rwawe birenzeho, za bindi umuntu atabasha kwigisha undi. Mwuka wera uce mu magambo yanjye ubitwigishe, maze utugwirize inyota yo kugushaka, maze utugwirize imbaraga zo kukumvira, maze utugwirize imbaraga zo kukwiha, ngo watanze ubugingo bwawe ku bwacu. Ikidukwiriye nuko natwe twatanga ubugingo bwacu ku bwa benshi, ngo kandi wapfiriye bose kugira ngo abo ngabo wapfiriye, abo babyakiriye nabo bahere ko barekeraho kongera kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Twinjize muri iyi Noheli ya 2023, uhagurutse abahungu n'abakobwa bashobora kubaho ku bwawe. Twinjize muri abo ngabo mwami, twinjize muri abo ngabo bazi ko impamvu yabo yo kubaho ari kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze Data, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana iguha umugisha ko waje mu nzu y'Imana, washobora kwicara ukanezererwa n'umuryango, ariko ko wagize akanya ugakuramo amasaha make yo kuza mu nzu y'Imana, Imana ibiguhera umugisha. Haleluya. Tuba twigomye byinshi biduhamagara, biturembuza, tubwira kujya kunezererwa, kurya, kuguserebura bisanzwe, ariko twagize umugisha wo kumenya uwo duserebura uwo ari we. Haleluya. Tumenya ko atari ibiryo gusa no kwambara neza, ahubwo tumenya ko ibyo ngibyo biri segondere, hari ikindi cy'ingenzi ko biruta n'uwadupfiriye. Haleluya. Rero Imana ishimwe ko yaguhaye kubimenya, kandi akwifuriza kubimenya kurutaho. Imana nishimwe. Tuvuga Noheli, ariko mu by'ukuri navuga ko hari igihe kubera kubivuga cyane umuntu agira ngo byanditse nko muri Bibiliya, ariko ijambo Noheli cyangwa Christmas nta ryanditse muri Bibiliya, ndetse itorero rya mbere mu gihe cy'intumwa ntago bigeze bizihiza Noheli, nta n'ahantu Bibiliya idusaba kubyizihiza. Turaza gukora igaburo ryera nyuma y'inyigisho. Bibiliya idusaba, Yesu yarabidusabye ngo tujye tubikora tumwibuka, twibuka urupfu rwe no kuzuka kwe, ariko nta hantu yigeze adusaba guserebra anniversaire yo kuvuka kwe. Ikindi Bibiliya iri silent cyangwa se iracecetse ku itariki Yesu yavutseho. Ubwo rero tujye tubikora ariko tunabizi, sibyo nshuti z'Imana? Bibiliya yaracecetse, ntigeze tubwira ngo ni 25 z'ukwa 12. Amadini cyangwa abemera batandukanye babijyaho impaka zitandukanye, ariko iyo Bibiliya itabivuze ubwo nyine nuko atari ko kuri, cyangwa se nuko yashatse ko atari ko tubimenye. Igice ndimo cyo nemereramo, nemera ko Yesu atavutse muri December cyangwa mu kwa 12. Kubera iki? Kuko kiba ari igihe cy'imbeho nyinshi, bitashoboka ko abungeri baba baragiye hanze, kuko ari igihe cy'imbeho hariya mu bihugu aho akomoka. Ariko bakavuga nanone abandi ko bishoboka ko nanone nubwo haba hakonje, bishoboka ko abantu basohora
amatungo yabo hanze. Ibyo rero byose ntacyo bitwaye, ni impaka mu by'ukuri zitagira icyo zimara, ziduha wenda kumenya gusa, ariko icyo isi yita Noheli kitanditse muri Bibiliya gikwiye kugutera wowe nanjye kumenya ko umukiza yambaye umubiri akaza mu isi. Haleluya. Iyo icyo ngicyo kivuyemo rwose tuba duhombye. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Umunsi isi yita Noheli watangiye mu mihango ya gipagani, aho igice kimwe cyaramyaga kugaruka kw'izuba, Imana zuba, kuko baga bari mu bukonje bukomeye. Hakabaho biriya bintu tubona, igiti cya Noheli, sapin, nari amakado, byose bikomoka mu mihango ya gipagani. Ese tureka guhana impano? Oya, tuzihane. Ese niba Imana yakwihereye akenda keza ureka kukambara? Oya, kambare rwose, usura abavandimwe, ariko umenye inkomoko yabyo. Uyu munsi byabaye umunsi mukuru w'ubucuruzi kuruta ibyo byose. Uretse ko Satani we nta kintu ahomba, ntashobora gutakaza ikintu, aracyabiprofita gusindisha benshi, gusambanisha benshi. Umuntu akaba ashobora kumara umwaka yarifasha adasambanye, ariko iyi minsi ya Noheli no gusoza umwaka abantu bagashayisha, abantu bagasinda. Ubu hari abantu bazagaruka mu magi wabo nyuma y'itariki nk'ebyiri. Murumva uburyo Satani ari umuriganya. Kwibuka umukiza waje kudukiza ibyaha, bakabiserebra barushaho gukora ibyaha byinshi. Murumva atari ikinyoma cya Satani? Imana ishimwe ko we nanjye turimo tumenye ukuri, kandi dukwiriye kuba ijwi ribwira bene wacu ukuri. Haleluya. Ndagusaba ngo ubone Imana yangiriye nawe ibuguhe niba utarabwakira. Nanjye hari iminsi na celebrate Noheli nk'umunsi wo kwambara neza no gufata abana amaboko, bari bakiri batoya abana banjye, nkabafata amaboko tukambara imyenda mishyashya, tukajya gusenga, tugataha tukarya neza. Ese wawe ukiri aho ngaho nkaho nahoze ngo Imana ikugirire ubuntu yangiriye? Haleluya. Ikubwire ko umukiza yapfuye, ko atari umunsi wo kwambara gusa no kurya. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Ufashe uwo mwana, Imana rero ibahe umugisha. Cyari ikintu cy'ibanze gusa kugira ngo tubimenye, hanyuma dukomeze. Ubwo turabimenye ko Noheli cyangwa se Christmas, iryo jambo rwose nta hantu ryanditse muri Bibiliya, ariko kandi ntibyatubuza guterana. Hariho abandi baheze indi nguni bakavuga ngo ubwo rero ngo bikomoka mu mihango ya gipagani, ngo ubwo nta nubwo guterana. Oya, waduha mukajya muboneka no kuwa mbere tugaterana, no kuwa kabiri no kuwa gatatu burya twaterana. Rero dukwiriye kuboneraho kuri uwo munsi w'ikiruhuko, kandi ahabera benshi cyangwa abitwa abakristo benshi bumva bakwiye kuza mu nzu y'Imana, dukwiriye kuboneraho natwe tugaterana, tukavuga inkuru z'uwadukijije. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Reka rero tuganire ku ijambo ry'Imana mfite ku mutima wanjye. Nahaye umutwe uvuga ngo ese uyu munezero watashye iwawe? Haleluya. Abamarayika baza kubwira abungeri nk'uko abaririmbyi bahoze baturirimbira, ntago baje bishwe n'imbeho, ntago baje bashobewe, baje bavuga inkuru z'umunezero mwinshi. Muri Luka 2 turahera ku murongo wa 8 tugeze ku murongo wa 15. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 2 umurongo wa 8 tugeze ku murongo wa 15. Ndakwifuriza ko kuri uyu munsi witwa Noheli ya 2023 uyu munezero wataha mu mutima wawe. Haleluya. Uyu ni umunezero utazanwa nuko ameza ateguye neza, uyu ni umunezero utazanwa nuko nambaye neza cyangwa nabi nako ntago binezeza. Uyu si umunezero uzanwa n'ikintu cyo kwisi, ni umunezero ukomoka mu ijuru kucyo Yesu yadukoreye. Ndakwifuriza ko wawe kingura umutima wawe uyu munezero ugatahamo. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 2 umurongo wa 8, hanyuma tugende tumanuka tugere kuri 15. Ngo muri icyo gihe harimo abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo, cyangwa se baragiye umukumbi wabo. Ngo nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Ubwiza bw'Imana buba burimo igitinyiro n'ubwiza buhebuje bukabije, umuntu usanzwe kimwe nawe nanjye butabasha kwihangana. Niyo mpamvu baseye nk'abikanga. Ngo marayika arababwira ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi. Haleluya. Uzaba ku bantu bose. Imana nishimwe. Ibintu by'Imana ntabwo yabigize ubwiru bw'abantu bamwe, ni ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi utari igice, kandi umunezero uzaba ku bantu bose. Haleluya. Yesu yaje gushaka abantu bose. Icyamuye umunsi ukitaba niba utari witaba. Imana nishimwe. Mwitinya, dore nzanywe no kubabwira ubutumwa bwiza
bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Nyiri ku kantu k'umunezero mwinshi, nagira ngo ubwire niba uri muri Kristo Yesu. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Niba wumva warakijijwe ariko umunezero utari mu mutima wawe, wongera ubwire Imana uti ndabishaka nk'uko wabivuze, ni umunezero mwinshi, ntabwo nshaka ibintu by'igice. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Kuko haba harimo kwibwa, haba harimo ikintu kitari cyo. Imana yari ibishoboye kuvuga ngo ni umunezero w'imvangavange, ni umunezero wa rimwe na rimwe, yari ibishoboye kubitwandikira. Ariko ravuze ngo ni ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi. Ndabihamya neza ko iyo Yesu yaje mu buzima bw'umuntu, umuntu agakingura umutima we, uyu munezero utahamo. Haleluya. Ni umunezero w'ukuri. Niba utaratashye mu mutima wawe, wongere ukingure Yesu umutima wawe wose, mubwire uti ngwino wese winjire mu nguni ntaguhaye. Haleluya. Uyu munezero bigice akenshi kubera akaguru kamwe kari mu Mana n'akandi gasa nka kari hanze, ariko mu by'ukuri umuntu burya bari hanze. Reka twikomereze, kuko uyu munsi agiye kubabwira impamvu y'uyu munezero. Murabyumva nshuti z'Imana? Marayika arababwiye ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Ariko noneho agiye kubaha impamvu y'uwo munezero kugira ngo ejo tutazayitiranya. Ngo kuko uyu munsi umukiza, inde? Umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Haleluya. Muri iyo tuvuga ngo ni umwami w'Abisiraheli, tuba twabigabanyije kuko ni umwami w'isi yose. Haleluya. Kuko bavuze ngo ni ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, ntabwo bavuze ku Bayuda gusa. Yesu kuba yaravutse mu Bisiraheli niko Imana yabishatse. Yashobora no guhitamo ko yavukira mu Rwanda, yashobora kuvukiramo ko yavukira n'ahandi. Ni ubushake bw'Imana, mu budahangarwa bw'Imana. Imana iratoranya, nk'uko yatoranyije ishyanga niko yatoranya umuntu ikamuha umurimo runaka. Uko ni ugutoranya kw'Imana. Ariko igifite icyo kitumariye dukwiriye kumenya ni uko ari umwami w'isi yose. Haleluya. Ngo kuko uyu munsi umukiza wavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami. Arakomeza ababwira ikiri bubamenyeshe. Iki ni cyo kiri bubabera ikimenyetso, nuko muri busange umwana w'uruhinja yoroshwe imyenda y'impinja, aryamishijwe mu muvure w'inka. Ngo muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru, abandi bamarayika. Murabyumva namwe? Haleluya. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi, ziri kumwe na marayika uwo, zisingiza Imana ziti. Muri make mu ijuru bari bazi ikintu kibaye, icyampa uyu munsi nawe ukakimenya. Haleluya. Zisingiza Imana ziti, mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Haleluya. Abamarayika bamaze gusubira mu ijuru, abungeri baravugana bati nimuze tujye i Betelehemu turebe ibyabayeyo, iby'umwami Imana itumenyesheje. Uyu mwanzuro w'abashumba cyangwa w'abungeri ndakwifuriza ko waba umwanzuro wawe. Inkuru z'Imana ze kujya zitambuka gutyo gusa utifuje kumenya icyo zakumenyeshaga. Haleluya. Haleluya. Kuza kwa Yesu rero akambara umubiri byari umunezero mwinshi bitangaje, wari umunezero udakwirwa mu bwenge. Hanyuma ijuru ntiryashobora kwifata ngo riceceke, ryohereza abamarayika baje kubwira abantu ibyabaye. Icyampa izo nkuru zikabona umwanya mu mutima wawe uyu munsi. Ijuru ntiryacecetse uko ryohereje abamarayika. Ubundi abamarayika ni intumwa cyangwa messenger, niyo mpamvu n'abavuga ubutumwa twese uyu munsi turi ba messenger. Uyu munsi Imana iracyakubwira nk'ibyo yabwiye babungeri, ikubwire mu kanwa kanjye mu kanwa k'abandi bavuga ubutumwa, ikubwira ngo hari ikintu cyabaye mu isi igihe umwana w'Imana yambaraga umubiri. Haleluya. Datero ntiyifuza ko ayo makuru yagera ku bantu bamwe, ahubwo yifuza ko ayo makuru yagera ku bantu bose bashoboka. Niyo mpamvu abakijijwe umurimo dufite ni ukurangurura. Haleluya. Kugira ngo amakuru y'umunezero twakiriye tuyabwire abandi. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Reka mbabwire ko ubutumwa bwiza cyangwa ivugabutumwa ririmo ritanga umusaruro muri iyi myaka y'igihe cya nyuma ni ivugabutumwa ry'umuntu ku muntu, umuntu uziranye n'undi. Muranyumva nshuti z'Imana? Bya biterane bya rusange abantu babwiriza abantu amajana bakaba bakwihana cyangwa amagana ni byiza, ariko akenshi bigaragara ko abantu bakijijwe badakomereza muri urwo rugendo, bameze nk'abakiriye Yesu badakomereza. Ariko umuntu ku muntu ni ukuvuga ngo turaziranye, uranze imbere yuko nkizwa, uranze na nyuma yuko nkizwa. Umuntu ku muntu niwe urimo kubwira ubutumwa bwiza, umuntu akavamo umwigishwa wa Kristo. Murumva ko dufite umurimo nshuti z'Imana. Haleluya. Wikwihorera bene wanyu, wiceceka, wikwanga kubivuga. Ubutumwa bwiza ntabwo bukojeje isoni. Haleluya. Paulo yatubwiye ngo ntabwo mukoze isoni ko n'imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa. Reka duhe Imana icyubahiro.
Haleluya. Uko ijuru ritabicecetse rirashaka ko twebwe ababimenye natwe tutabiceceka. Utwara izo nkuru muwo mukorana udafite urusaku, utarinze gufata mikrofone, utwara izo nkuru iwanyu aho barimo baserebura Noheli, ntucece kuvuga uti hari ikindi kintu namenye ko umukiza yaje. Haleluya. Namenye ko atari ibirori gusa, namenye ko umwana w'Imana yambaye umubiri akaza kunshaka. Ushobora kwibaza uti senza bivuga amahe magambo ko ntazi imirongo myinshi ya Bibiliya. Uretse ko wagombye no kubimenye kurikije igihe umaze ukijijwe. Wumvise ko nakujombye? Haleluya. Ariko inkuru zo kuvuga ziranahari. Wa mugore wo muri Yohana igice cya 4 ntago yavuze ngo nimuze mureba aharaho ko umuntu twahuye ari we Masiya. Haleluya. Biroroshye kuvuga ngo hari impinduka zambayeho, nahuye n'umwami, narababariwe, nawe ukabimubwira gutyo. Umwuka wera azikorera ibikurikiraho. Haleluya. Marayika rero yabamenyesheje impamvu y'uwo munezero. Arababwira ngo iyo mpamvu si yindi, nuko umukiza yavutse. Hari ikintu cyabaye, hari impinduka zibaye mu isi kuva uyu munsi. Izo rero ni inkuru z'umunezero mwinshi ugiye kuzana ibihe bitandukanye n'ibihe byahozeho mbere y'uko umukiza atuvukira. Icyo nifuza rero kongera kwibukiranya nuko uyu munsi tudaserebura akana Yezu cyangwa akana Yesu. Burya kumwita Yesu cyangwa Yezu si cyo kibazo, kuko n'ubundi iyo tugiye mu ndimi z'amahanga bivuga kimwe. Murumva ko tujya dupfa ubusa. Yesu ashimwe cyane. Ariko ntiyago turimo guserebura akana Yesu, turimo turahimbaza umwami w'abantu. Haleluya. Nta kivuka, ntago tumuhimbariza mu kirugu tumuzanira impano. Ni umwami w'abantu, yambaye umubiri rimwe rizima, akora icyo yaraje gukora ku isi, arangije arapfa, urupfu ntirwamuherana, abambwa ku musaraba, avaho arazuka kugira ngo yishyure ikiguzi cy'ibyaha cyari kigukwiriye wowe nanjye. Haleluya. Niduhimbaza Noheli rero, iki si yita Noheli, twe kwibwira yuko ari akana Yesu kadafite imbaraga, kaka nibagiterura bakijyana. Ni umwami w'abantu, ni Imana muri twebwe nkuko turibone muri Yesaya. Haleluya. Haleluya. Sakana Yesu dushengerera, oya, ni umukiza, ni Imana yambaye umubiri, apfa ku bwanjye, yishyura ibyaha byanjye n'ibyawe. Haleluya. Izindi ngabo zo mu ijuru rero nazo zibonekana na wa marayika wabwiraga ubutumwa bwiza, ngo ziboneka zirimo zisingiza Imana, zivuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Haleluya. Muri make dufite umugabane, abari muri Kristo Yesu, umugabane witwa amahoro. Amahoro isi idashobora kutwambura. Niba hariho ikintu gihenze ni amahoro. Simvuga amahoro mu bihugu, nubwo nayahenda ibihugu, kuyarinda, kugura intwaro, gutoza igisirikare, ibyo byose nabyo birahari, nabyo birahenda. Ariko niba hariho ikintu gihenze ni amahoro yo mu mutima. Haleluya. Amahoro azanwa nuko twababariwe, amahoro azanwa nuko twimitse umwami. Imana nishimwe. Haleluya. Iyo nkuru rero yatangiye icyo gihe. Aba bamarayika, izi ngabo zo mu ijuru, ziravuga ngo mu ijuru icyubahiro n'ikibi cy'Imana, hanyuma n'amahoro abe mu bo yishimira. Ni bande bishimirwa n'Imana? Ni abantu bose bariho ikimenyetso cy'amaraso. Se nawe urimo. Haleluya. Se nawe waramwizeye. Imana nishimwe. Izi nkuru z'umunezero rero aho zibera nziza, ntago ari ibintu ijuru ryahimbahimbye gutya ngo ripfe kubitura aho ngaho nkaho bitunguranye. Kuva umwana w'umuntu yakora icyaha, nkurikira inshuti z'Imana. Haleluya. 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 Imana yuzuye imbabazi bitangaje ku buryo kuva umwana w'umuntu yakora icyaha, kuva umwana w'umuntu yagwa agatandukanywa n'Imana mu gihe cya Adamu na Eva, Imana yahise ako kanya itumenyesha inkuru zo kuzacungurwa. Ntabwo rero biriya abamarayika bavuze byari bibaye ako kanya, byari bigiye kuza noneho kwambara umubiri bigashyirwa mu bikorwa, natwe tukabibamo. Haleluya. 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 Abataragira umugisha wo gutinda muri Bibiliya ntabwo bazi ko nta kintu Imana ivuga itangiriro igahita ivuga no mu iherezo. Niyo mpamvu yitwa Alpha na Omega. Nta kintu gitunguranye hagati aha ngaha ngo bibe byaracitse Imana ngo Imana ivuga ngo dore ngo ibihe birakomeye ngo none ngo reka dushyiremo iki. Imana yashyizeho ibintu byuzuye kuzageza igihe isi izazingwa nk'urupapuro n'ijuru bikazingwa. Byose birateganyijwe kandi byose bigenda nk'uko yabiteganyije. Haleluya. Hari igisi yagiye igira abantu b'abanzi b'Imana bakomeye, abami bakomeye, bakica ikigendanye n'icyamamaza Kristo cyose. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Ariko ku ntebe y'Imana, Imana ntigeze ihungabana ngo ivuge ngo noneho handutse umwami ukomeye ngo ntago bigikunze. Uyu munsi abera bamwe bafite ubwoba bwa Antikristo, ariko nimurebe hano aba bana biyambara ingofero, murebe nge. Yesu nashimwe. Nakoze kubagura ingofero ariko ubutaha ntimuzazibambike. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Nani ndimo kuvuga ngo harimo abera bafite ubwoba bwa Antikristo. Ntabwo intebe y'Imana ingeganyezwa n'ibizaba, kuko byose birateganyijwe.
muranyumva nshuti z'Imana? Gutinya antikristo umuntu agahorana ubwoba ni ukuyoberwa igikwiriye gukorwa. Icyo dukwiriye kuba dukora no kuvuga ubutumwa bwiza, dutegura umugeni wa Kristo. Antikristo azagenda agaragazwa mu shusho zitandukanye kugeza igihe azagaragazwa bikabije kuruta ibyo twagiye dusoma byose n'ibyagiye bibaho. Ariko ntibikwiriye kudutera ubwoba, nta nubwo binatureba. Muzi ko bitanatureba ngo indangamuntu imwe ngo birabaye ngo iki, bizaba nyine byongere bibe kuko isi irimo iriyegeranya. Kandi kudatunga indangamuntu cyangwa kuyitunga ntacyo bigabanyaho. Ubwo indangamuntu yo biracyoroheje, bya bindi byose birimo biza bizarushaho no kuza. Ariko icyangombwa se Yesu ndamufite. Haleluya, haleluya. Hari n'igihe umuntu atinya antikristo kandi adatinya icyaha. Ukwiye gutinya icyaha ko nicyo kizakurimbura. Antikristo ntacyo azagutwara. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Aho izi nkuru rero zibereza umunezero nk'uko nari ndimo mvuga, nuko nta gitungurana. Kuva umwana w'umuntu yagwa, Imana yisiteganya ku mwana w'Imana azaza. Mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 15. Ibi byose biva mu rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rwateye kumenyesha umuntu, kumenyesha abantu iby'agakiza no gutabarwa kwabo. Nuvuga ngo Imana si ingome ngo igire inzika ngo ivuga ngo cyagiye Adamu na Eva bakigwa ngo uburonda banze ndabataye, ahubwo uwo mwanya bagitandukanywa n'Imana. Mu rukundo rw'Imana rutangaje, Imana yise tumenyesha iby'agakiza. Haleluya. Cyamukenjira muri urwo rukundo. Iravuga mu Itangiriro 3:15 ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Bibiliya ye yarakoresheje ijambo ryoroheje ryo kuvuga gukomeretsa, ariko ubundi ni ukumenagura. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo shyize inzigo hagati yawe n'umugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Murabizi Yesu yitwa urubyaro rw'umugore kuko nta mugabo wabaye involved. Twese twavutse harimo papa na mama. Papa wabo muzi utamuzi, ariko hajemo gabo na gore bibyara umwana witwa wowe. Ariko mu kuvuka kwa Yesu, impamvu yitwa urubyaro rw'umugore nuko nta intervention y'umugabo. Mariya yarabaje ngo bizagenda bite ko ntarabonana n'umugabo. Marayika aramubwira ngo umwuka w'isumba byose azamuzaho, azamutwikira. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu rero Yesu yitwa urubyaro rw'umugore. Ngo nshyize inzigo hagati yawe n'umugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ariwe Kristo. Haleluya. Urubyaro rwa Satani n'urubyaro rw'umugore ariwe Kristo. Ngo ruzakujanjagura umutwe nawe urukomeretse agatsinsino. Umwanzi urimo uturiganya, umwanzi urimo utubeshya, ikintu akoresha ni ikinyoma apriza kikabyara iterabwoba mu mutima w'umuntu. Ariko ubundi umutwe we wagize gute? Warajanjaguwe. Hari umuntu unyumva? Haleluya, haleluya. Umutwe we duhanganye nawe warajanjaguwe kubera Kristo. Ngo urubyaro rwe rw'uwo mugore ruzakujanjagura umutwe, icyakora uzarukomeretsa agatsinsino. Ibi byose bihari birimo bikorwa biri munsi, burya munsi y'ibirenge byacu. Umwanzi yadukomeretsa agatsinsino, ariko yajanjaguwe umutwe. Haleluya. Impamvu nanone izi nkuru zitwa inkuru z'umunezero nuko zari zije gusimbura inkuru y'akaga cyangwa ishyano ryari ryaragwiriye isi, nkuko tubibona mu Byahishuwe 12:12. Byahishuwe 12:12. Urakurikira inshuti y'Imana? Haleluya, haleluya. Byahishuwe 12:12. Ngo nuko rero wajuruwe, namwe abari bamo nimwishime, naho wowe wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Umuntu ashobora kwibaza ati se ko biri mu Byahishuwe, nari nzi ko Ibyahishuwe bivuga iby'ibizaza. Ibyahishuwe ni igitabo gifite imvugo kenshi ishushanya, kandi kirimo ibyamaze kuba, kirimo n'ibizaba. Haleluya. Iyi nkuru rero ivuga ngo ni inkuru y'umunezero mwinshi, kuko umukiza aje mu isi, yari ije kuvuguruza. Haleluya. Iyi nkuru yavugaga ngo wasiwe ugushije ishyano, kuko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Muranyumva nshuti z'Imana? Umwanzi yamanukanye umujinya mwinshi kugeza umunsi Kristo yagaragajwe. Haleluya. Amumena umutwe, amujanjagura umutwe, amwivuga hejuru kubw'umusaraba. Reka duhe Imana yacu icyubahiro. Haleluya, haleluya. Abari muri Kristo Yesu ntabwo Satani adufiteho ubutwari. Reka kugenda warahengamye, reka kugenda waracuramye umutwe, reka kugenda warashobewe, emeshwa n'icyo Yesu yakoze ku musaraba ku bwawe. Haleluya, haleluya. Isi yari yaragushije ishyano igihe Satani yamanukiraga afite umujinya mwinshi, ariko marayika amanutse gutanga irindi tangazo.
haleluya, rivuguruza iri ngiri ngo wasiwe noneho uratabawe kuko umukiza akuvukiye, nzanye inkuru z'umunezero, haleluya. Uwari umaze igihe abagirira nabi haje umurusha amaboko. Imana nishimye, haleluya, haleluya. Nongere nkubwire ngo ntago duhimbaza akabebe, ntago turimo duserebura akana Yesu, oya oya. Iyo kaba akana Yesu ni kari kumenagura umutwe wa Satani, ariko ni umwami, ni Imana, haleluya. Imana nishimwe. Yesaya yabivuzeho neza mu gice cya 9, reka wongere wumve neza ko atari akabebe. Yesaya 9, reka dusome kuri 5 na 6. Tuvuye mu gitabo cy'Itangiriro aho Imana yabivuze umwana w'umuntu akigwa, haleluya. Ahangaha muri Yesaya bavuga ko ari hagati y'imyaka 800 na 700 mbere yuko Yesu avuka. Imana ntitungurwa. Hari gihe tugira ubwoba bw'ibintu bimaze ukwezi kumwe, ukagira ubwoba bw'ikintu kimaze umwaka umwe, ukagira ubwoba bw'ikintu kigufiya. Iyi Imana igenga ibihe ihagarara mu Itangiriro ikavuga ibyo mu iherezo, ubu koko ibyawe nibyo yayoberwa. Imana nishimye, haleluya, haleluya. Ubwenge bwawe n'ubwanjye bukinguke, tumenye ibyo twiringizwa n'umwami Imana, tumenye iki ijambo rye rivuga, rigira umwanya mu mitima yacu. Reka tugeyo mu buhanuzi bwa Yesaya 9, 5 na 6. Haravuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu. Ariko wumva umwana w'umuhungu uko ameze. Yesaya 9, 5 na 6. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Yari umwana ariko afite ubutware. Hanyuma ikikwereka ko atari umwana gusa ahubwo ari Imana, azitwa igitangaza, haleluya. Iri jambo rivuga ngo igitangaza, se wa Manowa, se wande harya, se wa Samson, igihe marayika yamusangaga amubwira, marayika nako se wa Samson yaramubajije ngo ese witwa ndi? Marayika aramubwira ngo isi izina ryanjye urarishakira iki, ko ari izina ritangaza. Muranyumva nshuti z'Imana? Tekereza niba marayika yarafite izina ritangaza, utekereza umwami w'abantu, haleluya, haleluya. Iri jambo rivuga ngo azitwa igitangaza, nicyo bivuga ni wonderful, birenze ubwenge bwa muntu. Iyo niyo Mana turamya, ntabwo ari agahinja. Reka tumuhe icyubahiro, haleluya, haleluya. Watubabariye bya byaha byinshi, wadukuye mu menyo ya Satani, wanditse amazina yanjye mu gitabo cy'ubugingo. Utararebye ko nakererewe gukizwa, haleluya. Yuzuye imbabazi no kugira neza. Utaza ngo tubaze konterandi ngo wari uri hehe, waciye he. Muribuka wa mwana w'ikirara waje kwa se, irya shusho ya papa ishushanya ntigezayo neza, ariko ishushanya urukundo rw'Imana. Umwana w'ikirara yaragiye arandavura, apfusha 8 w'ubusa, apfusha amafaranga y'ubusa, apfusha ubuzima bwe busa, ngo arabwandavuza, abwica nabi. Kandi mwibuke ko yari yagiye yisezereye, nukuvuga ngo yari yitandukanyije na se ku bushake, ariko Imana yuzuye imbabazi, haleluya. Ahingutse ngo saramubona ariruka nkaramuhobera. Mana yuzuye urukundo. Icyama kuri iyi Noheli ya 2023 ugasogongera ku rukundo rw'Imana. Ngurebe ngo ibyisi birabura imbaraga ku buzima bwawe. Ngurebe ibyaha birananirwa kugufata kubera gusobanukirwa urukundo rw'Imana. Haleluya. Impamvu imigozi y'ibyaha ibasha umuntu nuko umuntu aba atarasogongeye kuri uru rukundo. Ariko iyo rusogongeye imigozi y'icyaha icika yumva. Azitwa igitangaza, umujyana, nta nama twamugisha ngo atuburire igisubizo, haleluya. Azitwa Imana ikomeye. Urabyumva neza ko atari uruhinja, haleluya. Azitwa Imana ikomeye, azitwa data wa twese. Urabyumva neza ko atari uruhinja, haleluya. Data wa twese uhoraho, ntafite itangiriro, ntafite iherezo. Bimwe mu by'abayuda bamuhoye barambwiye ngo urigereranya, kuko yaravuze ngo Mose atarabaho, ni Mose harya na Abraham, atarabaho ndiho. Ndiho ni rya zina nanone yabwiye Mose, cyagiye Imana, Mose yabazaga Imana ngo nzavuga kuri nde. Ndiho ni izina ridafite itangiriro ni iherezo. Mu byo rero bahoraga Yesu baramubwira ngo arigereranya, bakamubwira ngo utaragira n'imyaka 50 uruvuga ngo Abraham atarabaho ngo uriho. Ntabwo yavuze ngo nari ndiho, ahubwo yaravuze ngo Abraham atarabaho ndiho, haleluya. Kuko ari hejuru y'ibihe, ntafite present na fitire na passé, mbese ibyahise ibiriho ibizaza, yitwa ndiho, haleluya, haleluya. Mwuka wera atera umutima wawe kumukingurira rwose. Imana ikomeye, data wa twese, uhoraho. Uhoraho naryo Uwiteka, ni nawe udafite itangiriro n'iherezo. Murumva uyu mwami twamugereranya no gucana amatara. Yesu ashimwe,
Haleluya. Murumva uyu mwami twamugeranya no kurya umuceri n'inyama, biri cipu cyane. Ni byiza umuntu yabibonye, cyane cyane abikumbuye, kandi tujye tunagira neza. Niba Imana yaraguhaye imifuka y'umuceri kaguha kurya inyama, uzajya wibuka batabifite. Si byo nshuti z'Imana? Igihe kimwe nigeze kubaza abana, numva umutima wanjye urababaye, mbabaza ngo ni iki kibakumbuye, ni iki bifuza kurya. Abana barambwira ngo umuceri n'inyama. Ndavuga ndareba abanyarwanda bamenye n'ibiryo umubare wabo. Reba abanyarwanda bamenye ibiryo, ariko hakaba ariho abana bakumbuye kurya umuceri n'inyama. Imana izatubaza. Gukizwa kwacu n'imyaka Imana yatwongeyeho yo kubaho, twayimajije iki? Twahindutse igisubizo mu isi? Haleluya. Reka ngaruke ko kari agaciyemo. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Haleluya. Urumva ari agahinja? Si agahinja. Ni umwami nyiribihe, ni umwami utegeka isi yose. Isi ntituzayibuza guserebura Noheli mu bucuruzi, mu kurangara, ariko we nanjye twamenye ukuri, bitubera impamvu yo kurushaho kwamamaza uyu mwami udafite itangiriro n'iherezo, uyu mwami wuzuye urukundo, uyu mwami utaraje kunshaka kuko nari ngereranyije wenda kuvuga ngo namba nanjye ndaho ndi ingeso nziza. Ari ukuntu umuntu yibwira akavuga turiya muntu yakijwe n'ubundi yari ari aho yari ingeso nziza. Oya, uyu mwami waziye abanyabyaha yarivugiye ngo umuvuzi ntazira abazima, azira abarwayi. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Uriya muntu waraye mu kabari n'ejo uzakomeza kukararamo kuzageza ku bunani, uriya nawe Yesu yaramuziye. Kandi ni wowe maguru y'Imana, ni wowe kanwa k'Imana, ni wowe maboko y'Imana, ni wowe gituza cy'Imana cyashyira uriya muntu urukundo rw'Imana. Haleluya. Torero ry'Imana, twe kwihererana ibyiza twagize, ubasha kugeraho umugereho. Uwo wageze inshuro nyinshi ntibifate bigutere kumusengera kugira ngo umutima we utwikururwe, ubuntu Imana yatugiriye nawe bumugereho. Haleluya. Ku murongo wa 6 wakomeza havuga ngo gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi. Mwumvise ko ategeka, ko atari uruhinja. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo. Haleluya. Ni ubwami budafite gutangira, budafite kurangira. Ni ubwami bw'iteka. Haleluya. Bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Muribuka ko hano muri Yesaya babivugaga hasigaye imyaka 800 700 kugira ngo Yesu aze. None uyu munsi turaserebura ko yaje. Haleluya. Haleluya. Ubuhanuzi bwose bwanditswe muri Bibiliya bwose buruzura, n'ubundi turabutegereje. Imana nishimwe. Haleluya. Haleluya. Ibi rero byabaye bidutera neza kwiringira neza kwiyavuze ko azaza gutwara itorero, nta kabuza azaza. Uri muri abare myaka ukavuga uti twarabisanze, ariko wibuke ko imyaka 1000 ku Mana imeze nk'ari umunsi umwe. Ubu dushobora kuba turi mu munsi wa 3 se twawugezemo. Twatangiye umunsi wa 3 kuko turi mu myaka 2000 nyuma yuko Yesu aza. Murabyumva nshuti z'Imana? Mu ijuru rero ntago batinze, nta nubwo bakererewe, nta na huti bafite, ahubwo barakurindira ko we nanjye twahaguruka tukavuga ubutumwa bwiza, kugira ngo amoko ataramenya ubutumwa bwiza amenye Yesu. Haleluya. Kugira ngo atazagira umuntu n'umwe uvuga ngo njyewe sinigeze mpabwa amahirwe yo kumenya Yesu ngo mwange. Murumva nshuti z'Imana? Haleluya. 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 Ariko umwanzi akoresha ibishoboka byose kugira ngo urukundo rw'iby'isi ruduherane, hatagira umuntu wazigera anatekereza yuko n'abamisiyoneri babaho. Izo nkuru muracyazumva yemwe abajene? Haleluya. Haleluya. Amakuru yuko abantu b'abamisiyoneri ahantu muheruka kwimva vuba, mujya muyumva? Byataye agaciro ukuntu twese turisabira visa zo kujya muri Amerika, turisabira amafaranga menshi, urakayatunga, ariko umwami Imana akeneye abantu. Ariko se umuntu yasimbukira ku bumisiyoneri n'ibya hano hafi tutara? Reka twigarukire hafi aha. Mwuka wera twuzure, atwuzuza umutima w'Imana. Ikiri ku mutima w'Imana
agishyire ku mutima wawe. Uyu munsi isi yizihiza Noheli, isi irajagaraye mu birangaza bitandukanye, ariko umutima w'Imana uri muribaza ngo ninde watugendera, ninde watuvugira. Ese inkuru z'umunezero ko zaje, ariko ninde wafata uwo munezero ugataha mu mutima w'umuntu umwe wonyine. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 15:10 avuga ngo ndababwira yuko ariko haba umunezero mwinshi imbere y'abamarayika b'Imana bishimira nde? Umunyabyaha umwe ugize gute? Luka 15:10. Reka nsubireyo ngo ndababwira yuko ariko haba umunezero mwinshi imbere y'abamarayika b'Imana bishimira umunyabyaha umwe wihanye. Haleluya. Muribuka aho twahereye? Murahibuka? Kangura umuntu mwicaranye kuko mu kanya araba ari maso arimo guserebura Noheli. Haleluya, haleluya. Muribuka inkuru z'umunezero twahereyemo? Muribuka ko ubutumwa bwamanutse abamarayika bakabuha bungeri bakababwira ngo ubu ni ubutumwa bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose kuko uyu munsi umukiza abavukiye. Izi nkuru zizakomeza kuba inkuru zireremba igihe cyose ziticaye mu mutima w'umuntu. Ijuru ryongera guserebura, rikongera kunezerwa. Izi nkuru zari zuzuye ikirere, zari zihambaye. Izi nkuru zabaye channeled cyangwa zamanuwe zikayoborwa mu mutima w'umuntu umwe. Ntabwo Imana izaza gutwara believers, ntabwo Imana izaza gutwara Adventist, ntabwo Imana izaza gutwara Catholic, ntabwo Imana izaza gutwara abaporoso cyangwa andi madina yose, abangirikani n'ibindi byose. Siko Imana izaza gutwara umuntu ku muntu wagize umunsi wo kwihana. Niyo mpamvu izi nkuru zuzura iyo tugeze ahangaha muri Luka 15:10 ngo ndababwira yuko ariko haba umunezero mwinshi imbere y'abamarayika b'Imana bishimira umunyabyaha umwe wihanye. Haleluya, haleluya. Umunezero noneho wa wundi urongera ukaba mwinshi kuko noneho za nkuru z'umunezero zatashye mu mutima wawe, zatashye mu mutima wanjye. Niyo mpamvu nakubazaga ngo ese uyu munezero watashye iwawe? Isubize barizo uwo mwicaranye, ese uyu munezero watashye iwawe? Mubaze murebe, ntabwo ari bugusubize ariko mubaze. Mbaze ese uyu munezero watashye iwawe cyangwa uracyahanginga aho ngaho mu kirere? Watashye iwawe? Arabo mbonye basubiza ngo cyane. Haleluya, Imana nishimwe. Ndangiza tujya ku igaburo ryera. Ibi bintu byatangiriye mu busitani bwa Edeni. Umuntu asabanye n'Imana, ibintu ari amahoro, Satani abizamo, umwana w'umuntu atandukanywa n'Imana. Imana ihita itugaragariza umugambi wo gucungura umuntu. Isi isa nkaho yinjiye mu kaga, Yesu atari yaza. Ibitambo birageragezwa, gukiranuka kubw'amategeko birageragezwa, byose ntibyashoboka. Umwana w'umuntu ntiyabibasha kugeza igihe Yesu yaziye akaza nk'impano. Agakiza n'impano. Niyo mpamvu umuntu akubaje ngo ngire nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho, umubwira ko atari ukugira, atari no gukora, ahubwo ni ukwakira. Haleluya. Gift ntago bayikorera, umushahara barawukorera, ariko impano ntago bayikorera, barambura amaboko bakayakira. Agakiza n'impano y'ubuntu. Haleluya. Biroroshye ku buryo babigereranyije n'igihe inzoka zariye abantu mu butayu bavuze nabi Mose n'Imana, kugeza igihe umuti wabonetse wari woroheje, aho Imana yabwiye Mose ngo cura inzoka y'umuringa uyimanike ku giti, umuntu wese uri burebe kuri iyo nzoka ari bukire. Uko niko byagenze ku mwana w'Imana. Umwana w'Imana yamanitswe ku musaraba kugira ngo twebwe abamurebaho ariko kwizera twese dukire, duhabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Iyo tumwizeye duhabwa imbaraga zo gucika kw'ingoyi z'ibyaha zari zitugose, tugahabwa imbaraga zo gutangira kubaho nk'uko ashaka, tukihana by'ukuri. Amen. Izo nkuru rero zizarangirira nanone mu birori. Reka bariho ngana ku Byahishuwe 19. Zatangiye ari inkuru z'umunezero, abamarayika bazivuga, zikomereza mu mutima wa buri muntu. Imana ni Imana y'umuntu ku giti cye. Imana si Imana y'ikivunge. Hari igihe umuntu abigira ngo yatatsenganye n'abantu, yatateranye n'abantu, Imana ntibabana. Ni Imana y'umuntu ku giti cye. Umunezero wavuzwe n'abamarayika mu kirere bakatubwira ko ari umunezero uje mu bantu bose. Uwo munezero urangirira mu mutima w'umuntu, umunyabyaha umwe yihannye, hanyuma rero tubikiwe ibindi birori. Haleluya, haleluya. Ababikiwe ibirori, haleluya. Niyo mpamvu ibirori byo kwisi bidakwiriye kugucumuza, kuko ni bigufi cyane ugereranyije n'ibirori tubikiwe. Hari abantu banduranya ngo kugira ngo bakunde babe mu birori bishira.
twebwe tubikiwe ibindi birori. Reka tujye mu byahishuwe mbasubire nihuse hanyuma dusangire ku meza y'umwami. Ibyahishuwe 19 rimwe kugeza ku 10. Ngo hanyuma y'ibyo numva mu ijuru ijwi rirenga risa n'iry'abantu benshi bavuga bati haleluya, agakiza n'icyubahiro n'ubutware n'iby'Imana yacu, kuko amateka yayo ari ay'ukuri no gukiranuka. Yaciriyeho iteka Marayu wo ukomeye wononeshaga abari mu isi ubusambanyi bwe. Iyo bavuze Marayu wo ni imikorere y'isi, imitegekere irwanya Imana, ntabwo ari maraya w'indaya. Ngo yaciriyeho iteka Marayu, uretse ko bigereranywa n'ubundi n'uburaya. Ikintu cyose kutararamya Imana, kuramya ibindi bintu byose bigereranywa n'uburaya. Yaciriyeho iteka Marayu wo ukomeye wononeshaga abari mu isi ubusambanyi bwe, kandi muhoreye amaraso y'imbata zayo. Barongera bati, murabyibuka abamarayika barimo baravuga inkuru, haleluya. Barongera bati haleluya, umwotsi we uhore ucumba iteka ryose. Nuvuga ngo ari Satani nibimukorera, nibimwimika, nibimwamamaza, byose bizashyirwaho iherezo. Barongera bati haleluya, umwotsi we uhora ucumba iteka ryose. Nuko babakuru 24 na bya bizima 4 bikubita hasi basenga Imana yicara kuri irya ntebe bati amen, haleluya. Ijwi riva kuri iyo ntebe rivuga riti nimushime Imana yacu mwambata zayo mwese mwe, namwe abayubaha, aboroheje n'abakomeye. Numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, n'irisa n'iry'amazi menshi asuma, n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'Umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, icyamuka burimo. Haleluya. Ngo kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'abera. Arambwira ati andika uti hahirwa batorewe ubukwe bw'Umwana w'intama, kandi ati aya niyo magambo y'ukuri kw'Imana. Nikubitira hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya, ariko arambwira ati reka ndimbata mugenzi wawe, kandi ndi mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu. Imana bari usenga, kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka ubuhanuzi. Amen. Haleluya. Haleluya. Tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'Umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Za nkuru z'umunezero marayika yavugaga, za nkuru zari zije gukuraho za nkuru zindi zavugaga ngo wasi wugwishije ishyano kuko Satani akumanukiye n'umujinya mwinshi. Izo nkuru ari nazo zirangirira mu mutima w'umuntu umwe wihannye, mu ijuru hakaba umunezero. Umva uko zizasoza nuko nguko mu birori by'Umwana w'intama. Haleluya, haleluya. Ndakwifuriza kuzabayo. Reka duhaguruke dusenge, twitegura kwegera ameza y'Umwami. Umwana w'Imana yambaye umubiri ku minsi nk'iyi ngiyi, aho abanyamadini batandukanye tubyizihiza, ariko ntiyaraje kuba agahinja eternel, ntabwo yaraje kuba agahinja by'iteka, yaraje kwambara umubiri, kuko Imana irera, irakiranuka, amahame yayo agomba kuzuzwa. Ibihembo by'ibyaha byari urupfu. Hagomba kuboneka umuntu wambaye umubiri wishyura ikiguzi cy'ibyaha. Aho ntabwo hari gukora amaraso y'ibitungwa, amaraso y'amatungo y'intama n'ihene, hagombaga amaraso y'uwambaye umubiri kimwe natwe. Niyo mpamvu nawe yavutse mu rubyaro rw'umugore, akambara umubiri, agasonza nk'uko usonza, akabaho akeneye kuzura imbaraga z'Umwuka Wera nk'uko nawe ubikenera, hanyuma agapfa ku musaraba kugira ngo yishyireho ibyaha byawe, ibyaha byanjye. Aba bamwizeye twese uyu munsi nta rubanza, turi muri aba ngaba bategerejwe muri ibi birori nyamukuru mu ijuru. Ese waramwizeye? Ese wakingura umutima wawe ukamwimika akakubera umwami, mugasabana by'iteka? Abo kandi bamwizeye, abo ntibazagaruka gutwara. Amaze gusubira mu ijuru, abigishwa be bahagaze, izindi ntumwa zivuye mu ijuru, abandi bamarayika baraje barababwira ati murareba iki, mutumbiriye iki? Barangije barababwira ngo uko mumureba azamuka niko azagaruka. Haleluya. Abahanuzi bari barabihanuye ko azaza, haca imyaka 100, igihe kigeze wa mwari arasama, asama ataryamanye n'umugabo. Inkuru za Yesu isi yananiwe kuzisiba, kuko ni inkuru utagiye no mu mwuka zanditse mu mateka. Isi yabuze imbaraga zo kuzisiba.
turamutegereje umwami w'abantu. Yagaruka tukiriho, yagaruka twarasinziriye, tuzumva ijwi. Abamwizeye twese tuzumva ijwi. Hari ubukwe bw'umwana w'intama budutegereje mu bwami bw'Imana. Abihannye bose tuzajyayo, abizeye Kristo bose tuzajyayo, abababariwe bya byaha byinshi bose tuzajyayo. Umuryango ujyayo si idini, umuryango ujyayo si ukubura umwana wa pasiteri, umuryango ujyayo si ukubura umuvugabutumwa, umuryango ujyayo si ukubura umuririmbyi, umuryango ujyayo ni Yesu ubwe. Yarivugiye ngo ni ngeremba. Arongera avuga ngo ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Aravuga ngo ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo. Uyu munsi aracyadutegeye amaboko. Ndumva ntashaka kuvuga ngo umuntu utaramwizera ntazamure. Ndumva ashaka ko dukora igihango mu mutima. Mutima wawe Yesu yimyemo. Yesu ni umwami mu mutima wawe. Yesu ayoboye ubuzima bwawe cyangwa ubuzima bwawe buriyoboye. Nifuza ko wakwiha iyi mpano nziza mu mpera z'uyu mwaka, ukakubera umunsi w'urwibutso aho uvuga uti Yesu naramwimitse mu mutima wanjye, twakoranye isezerano. Abakijijwe ntabwo tubamenyera inyuma, nubwo bibiri tubwira ko hari imbuto zikwiriye abihannye, nubwo bibiri tubwira ngo tubamenyera abantu ku mbuto zabo, ariko abakijijwe imyuka yacu ihamanya n'umwuka w'Imana ko turi abana b'Imana. Ese uko guhamya uragufite mu mutima wawe? Reka dusengane. We wagize umugisha ufite uko guhamya, ibwirira Imana ngo Mana, ndifuza ko wakoresha akanwa kanjye nanjye ngatwariza inkuru z'umunezero nkazibwira bene wacu batari bakumenya. Ndifuza ko wanyuzuza imbaraga zawe zo gukora ibyo ushaka, kugira ngo nkubere amaguru nkugendere, kugira ngo nkubere amaboko ngukorere, kugira ngo nkubere akanwa ntware inkuru zawe. Uyu munsi ntabwo abamarayika tuzajya duhura nabo mu mihanda bagendagenda bagarutse kutubwira ko Yesu yaje, ahubwo ubu butumwa bw'ubu bwami turimo ni inkuru z'uruhererekane, ni inkuru z'uruhererekane. Uko Pawulo yabwiye Timoteyo akambwira ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi uzabibwira abandi bantu bo kwizerwa, abagabo bo kwizerwa bazashobora kubibwira abandi. Ubu tubereye igihombo iyo utabaye uwo kwizerwa, uzashobora kubibwira abandi. Agakiza n'imbaraga zako zikorera muri twebwe iteka iyo duhagurutse kubibwira abandi. Imbaraga z'Imana zigwira muri twebwe, amagambo y'Imana akomerera muri twebwe, tugatura muri yo nayo agatura muri twebwe iyo duhagurukiye kuyabwira abandi. Njyewe ushobora kuyabwira 100, wowe ukayabwira umuntu umwe, ariko iyo udahagurukiye kuvuga ibyo wabyizwe byo n'ibyo wahawe, imbaraga zikorera muri we zizakomeza kuba nkeya. Umwami Imana akeneye abo bantu bamugendera. Buri cyiciro cy'ubuzima uhagazemo burya Imana yarakiguhaye kugira ngo bari wowe ukibwira. Hari aho navuga nka Rutanse bakanyumva, hari aho navuga ntibanyumve. Hari n'abatakwirirwa bakingura kuko bazi ibyo mvuga, ariko wicaranye nabo muri office, wicaranye nabo ku isoko, ugendana nabo mu rugendo, bababwira iby'umwami bagahindukira bagakizwa, impundu mu ijuru zikavuga. Niba utaramwimika mwimike, ntabwo tumwimikisha na rya sengesho dusubiramo. Bibiliya irambwira mu Baroma 10 ngo umutima niwo umuntu yizeza akatuza akanwa ke. Uwo munsi nibwo umuntu akizwa, uwo munsi nibwo umuntu ababarirwa. Izere ko yapfuye akazuka ku bwawe, wizere ko yaje mu isi. Gituma amagambo y'Imana avuga no kugira ngo wizere ko yaje gushaka wowe. Mubwire uti ndakwimitse, ngwino unyobore. Mubwire uti mbabarira ibyaha byanjye, mbabarira kwiyobora, mbabarira kwigenga, mbabarira ko nakwise umwami ariko ngakomeza nkiyobora. Ndakwimitse mu mutima wanjye, ngwino ntegeke, ngwino mpindure, ngwino ukora umurimo wawe mu mutima wanjye. Ndakwihaye, ndi uwawe, ngwino mbere umwami, ngwino nkize. Uyu munsi umpa imbaraga zo guhindukira. Urakoze kutajya usubiza inyuma abaguhongeraho. Nje n'intya n'intege nke, nje n'intya ngo mbyuka, ariko ndaje ngo nkomezwe nawe. Maboko yawe nkomeze uyu munsi.
uyu munsi umbere umunsi w'itangiriro rishya, uyu munsi umbere umunsi wo guhindukira no guhinduka rwose. Umpe inyota yo kuba mu ijambo ryawe kugira ngo umwuka wanjye agaburirwe. Umpe inyota yo kuba mu nzu yawe, umpe imbaraga zo kukubaha. Urakoze kunyakiriye, urakoze kubikoze. Reka natwe bamaze iminsi baramwimitse, wongera umubwire uti nshoboza kukugendera. Ukeneye kwiza inkuru z'umunezero zataha mu mitima y'abantu benshi. Dufite bene wacu, abavandimwe bacu, abana bacu, abagore bacu, abagabo bacu, babyara bacu tubana, turi busangire Noheli hirya no hino, ariko umwanzi yazibye akanwa kacu, ntitubasha kuvuga izi nkuru. Reka uyu munsi witwa Noheli wa 2023 akanwa kacu gakinguke, tubashe kuguhamya. Dukomeze tuguhamye, dukomeze tuguhamye kugira ngo nabo bakiriyo neza natwe twagiriwe. Turagushimira abagore n'abagabo, abahungu n'abakobwa bari bukwemerera ugakoresha ubuzima bwabo, ugakoresha akanwa kabo kugira ngo bene wacu bakizwe. Urakoze mwami mwiza, tuguhaye icyubahiro. Reka turirimba, witegura umutima wawe kwegera ameza y'umwami. Narabohowe, narabohowe, ndaririmba kuko nzi yuko nababariwe. Umviriza wa musozi we kwibwirire ko nashinze ibendera ry'urwibutso. Nzogaruka nje kukubwira ko yangiriye neza, akampa izina rishya. Sinzashingura ikirenge cyanjye muri cyo kidendezi cy'amaraso ye. Sinzashingura ikirenge cyanjye muri cyo kidendezi cy'amaraso ye. Amaraso, amaraso yamenetse yankuyeho urubanza. Yarambohoye, yarambohoye, ndaririmba kuko nzi yuko yambabariye. Narabohowe, narabohowe, ndaririmba kuko nzi yuko nababariye. Reka niba twarangije dusome, reka mbasomere mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 26 kuva ku murongo wa 26 ngo bakirya Yesu yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, awuha abigishwa be, arababwira ati nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Yenda igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati munywere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo babarirwe ibyaha. Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpere none nkageza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa data. Umurongo wa 29 niwo twerekezagaho mu kanya ko hari ibirori bidutegereje. Umwami w'abami aradutegereje. Twegera ameza y'umwami yaratubwiye ngo tujye tubikora tumwibuka, twibuka urupfu no kuzuka kwe. Nago tubyibuka nk'abashobewe, nago tubyibuka nk'abamanjiriwe, nago tubyibuka tubuze uko tugira, kuko urupfu ntirwamuheranye. Yatsinze urupfu, ntiyarwitsindiye kubwe, yararutsindiye wowe nanjye. None uyu munsi ntitugipfuye byiteka. Urupfu rwa kabiri ntacyo ruzatwara abari muri Kristo Yesu. Twunzwe n'Imana kubw'amaraso isezerano rishya. Yaratubwiye ngo tujye tubikora tumwibuka. Mu byo Paulo yahishuriwe Mwuka Wera akabitwandikira, harimo yuko abegera ameza y'umwami batabyitayeho byabateye kurwara, abandi bibatera gukenyuka, abandi bibatera kugira intege nkeya mu mibiri yabo.
twamenye neza rero ko iryo funguro abaryegera babyitayeho nanone hari imbaraga zigwirira muri bo. Imbaraga ntiziri muri ifunguro ahubwo riri mu maraso y'isezerano rishya ayo Yesu yamennye ku bwacu. Twegera ameza y'umwami, ndagusaba ngo ube mu mwanya wo gusenga. Ngo yenda igikombe aragishimira arakibaha, aravuga ati munywere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo babarirwe ibyaha. Ndagushimira mwami ko wamennye amaraso ku bwacu. Amaraso yawe yatwinjije mu isezerano rishya. Wasangiraga n'abigishwa bawe ifunguro risanzwe nk'uko mwari musanzwe musangira, ariko byari ifunguro rya nyuma mbere yo kujya gupfa ku musaraba. Barebaga vino isanzwe nk'uko natwe turimo tureba ji isanzwe, ariko wavugaga ikintu gikomeye cy'isezerano rishya riri mu maraso yawe. Amaraso adukuraho urubanza, amaraso adutandukanya n'ibya kera. Ndasenze kugira ngo buri muhungu wawe na buri mukobwa wawe wegera iki gikombe, ibya kera byari bifite ibisigisigi mu mubiri we, mu mwuka we, mu bugingo bwe, bicikagurike burundu mu izina rya Yesu. Intege nkeya zari mu mubiri we zisimburwe n'imbaraga twabonye mu maraso yawe. Urakoze ko amaraso yawe yadukuye mu bya kera, uyu munsi tukaba twarinjijwe mu isezerano rishya. Dufite amaraso atariho urubanza, turi abanyamugisha, turi ubwoko bwawe, turi abantu waronse ku bw'amaraso yawe. Wenda kandi umutsima, ngo bakirya Yesu yenda umutsima arawushimira arawumanyagura, awuha abigishwa be arababwira ati nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Ibo bivuga abigishwa bawe ntibabyumvaga, ndetse wabibwiye n'abari bagukurikiye igihe kimwe, ubabwira ko abariye manu yo mu butayu bitababujije gupfa, ariko uravuga ngo ibyo kurya nyakuri ni abarya umubiri wawe bakanywa n'amaraso yawe. Ibyo birabagusha kuko batabyumvaga, ariko Yesu waduhindukiye ubuzima. Umubiri wawe warashenjaguwe, ukorwa n'isoni, wambara ubusa ku musaraba, abo waremye baragushungera, wari wambaye ibyaha byanjye, wari wishyizeho isoni zanjye, kandi wagira ngo igihe uzaseruka imbere ya data n'abamarayika utazagira isoni zo kumvuga, ahubwo nkuraho ko gukorwa n'isoni kwiteka. Igihe uzahamagara amazina yanjye nta soni zo guhagarara imbere ya data nzaba mfite, kuko wishyizeho ubwambure bwanjye, wishyiraho ikimwaro cyanjye, wishyiraho ibyaha byanjye byose. Ndasenze ngo igihe turira kuri uyu mubiri ari wo mutsima umeze nk'usanzwe, imibiri yacu igira imbaraga zo kugukorera. Uburetwa bw'icyaha bwaba bukizingiye ku buzima bw'umuhungu n'umukobwa bucikagurike burundu. Uburiganya bwa Satani bwose bucikagurike burundu. Ko umubiri wawe washenjaguwe, reka ibintu byose umwanzi Satani yimitse mu mubiri we kugira ngo ahorane intege nkeya, kugira ngo atabasha kugukorera, imigozi igakomeza kumwizingiraho. Ko umubiri wawe washenjaguwe, ariko iyo migozi icikagurika uyu mwanya mu izina rya Yesu. Atunga imbaraga kugira ngo agukorere muri uyu mubiri. Abatambaye umubiri ntibagukorera abari hano ku isi, ariko twebwe twambaye umubiri utuwemo n'umwuka wawe, nitwe ntumwa mu cyimbo cyawe Kristo. Reka uyu mubiri ugwiza imbaraga kugira ngo agukorere, aguhamye kuzageza igihe tuzawuviramo. Urakoze mwami w'abantu, tuguhaye icyubahiro. Reka ibyamukozaga isoni zose byatumaga atagira ishema ryo kuguhamya, ibyatumaga yubika umutwe agendana gukorwa n'isoni, uyu mwanya bishwanyagurike, kuko wakozwe n'isoni ku bwacu. Ntiwaziye abazima, waziye abarwayi. Wagiye ku musaraba ku bwacu, abahoze ari abanyabyaha rw'imbi. Reka twegera ameza y'umwami, ugira umuhungu n'umukobwa wongera kwigarurira, yuzura imbaraga zawe, akorerwemo nawe, gukora k'umwuka wera kumwuzure, kugira ngo akugendere mu myaka yose dusigaje tucyambaye umubiri. Urakoze data, kandi igihe twegera ameza y'umwami, tegeko ribi ryose ryashyizwe ku buzima bwe yamburwa imbaraga uyu mwanya mu izina rya Yesu. Ahinduka umugisha, atunga umugisha mu minsi yose umutije ari hano ku isi, asohoza icyo wamuremeye. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Ni karibu twakwegera ameza y'umwami ukomeje gusenga, umwuka wera akuyobora. Mbega ubuntu butovugwa
wankuyeho umuvumo ntacyo nari kuzokora ngo nemerwe n'Imana. Mbega ubuntu, mbega ubuntu butavugwa wankuyeho umuvumo ntacyo nari kuzokora ngo nemerwe n'Imana. Amaraso yawe mwami yankuyeho urubanza imbabazi n'urukundo byashoboje kwinjira. Amaraso yawe mwami yankuyeho urubanza imbabazi n'urukundo byashoboje kwinjira. Haleluya. Reka duhaguruke dusoze. Imana ibahe umugisha. Data, tuguhaye icyubahiro, ndagushimira abahungu n'abakobwa wazanye mu nzu yawe, ndagushimira ko waturinze uyu mwaka wose tukaba turimo tuwusoza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nta muntu n'umwe wibyukije ku gitanda, nta muntu wiyongeye umwuka ahumeka, byose tubikesha wowe. Twari twakuzaniye amashimwe mu mitima yacu. Mvuze umugisha kuri aba bagabo n'abagore, mvuze umugisha kuri aba bahungu n'abakobwa, mvuze kugirirwa neza, kugirirwa neza byomatane n'ubuzima bwabo, kugenda bagwiza imbaraga umunsi, ukwezi, umwaka nyuma y'uwundi. Urakoze ko watuzanye mu nzu yawe, urakoze ko waduhaye iyo nyota. Ineza yawe yomatane natwe. Abakora imirimo itandukanye kuri iki gicaniro ubaha umugisha, ubagirire neza. Abatanga ubutunzi bwabo, abatanga umwanya wabo, bose ubaha umugisha. Ubwoko bwawe bwaje kukuramya, ubuha umugisha. Subize gusenga buri muntu wese yazanye mu mutima we. Tukuragije n'iyi minsi isoza umwaka ngo ibe iy'amahoro, ibe iy'amahoro mu gihugu cyacu, ibe iy'amahoro mu mago yacu, ibe iy'amahoro mu mihanda y'u Rwanda, ibe iy'amahoro mu mago y'Abanyarwanda, ibe iy'amahoro mu bihugu duturanye, ibe iy'amahoro nyagora ku ngoma. Dutwikirije amaraso yawe igihugu, imipaka, ibihugu duturanye, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imigambi y'umwanzi Satani yose iburizwemo. Tuzagaruka nanone dusoza umwaka ku cyumweru tugushima, tukuzaniye imbyino, tukuzaniye amashako, tuje kugutura ibitambo by'imibiri gushima. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwami Yesu abaho umugisha. Reka turamukanye dutahane amahoro ya Kristo. Mukomeze mugire ibihe byiza byo kwibuka umwami wacu. Tuzahura ku